uru ni urubyiruko rero rwari rwitabiriye tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2025 aho ku kigo cy'urubyiruko Yego Center ara kuri stade bari bitabiriye harimo abahanzi bakina comedy ndetse n'abahanzi baririmba. Ubwo ko bari bategereje ko umuyobozi agira icyo ababwira cyangwa babigezaho icyo yabatumiriyeho. Batangiye gususurutswa Betty ngenda baririmbira rwose. Urabona ko ubwitabire bwari hejuru cyane. Aha rero bari bataratangira cyangwa competition, bari bakicaye aho Betty waza basusurutsa. Nduze gucikwa rero naye nakwereka akanduku kandi uyu ni umuyobozi rero wa Yego Center ikigo cy'urubyiruko ntara kuri stade, akaba ari we nyine wari uhari. Umuyobozi mwiza cyane, urubyiruko rwose rwishimira kuko abagezaho ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza, kandi nawe arabakunda n'abahanzi. Hano rero bari muri sale, urabona ko bari baje biteguye rwose. Betty twimye freestyle. The freestyle ku ndirimbo yawe yitwa Ndiho. Wimba yitwa Ndiho. Amen. Hari indirimbo mfite cyate yitwa Yambereye byose. Ndirimbo. Yesu yambereye Yesu yambereye byose. Yambereye byose. Uwo mwami babwira njyewe naramubonye, yarangaburiye narishonje, yaranyambitse nambaye ubusa mu byago ndetse no mu makuba. Yambereye byose. Yambereye byose. Yambereye byose. Yesu we ndagukunda Yesu we. I love you Jesus. Ndagukunda Yesu we. Je t'aime beaucoup. Hey Yesu we. I need you. Hey I love you. Yesu wanje we. Yambereye byose. Hallelujah. Amashimwe cyane kuri Betty mu mwamashi. Murakoze cyane. Hallelujah. Amen. Bethlehem tu Jerusalem. Baravuga ngo umwana w'Imana yatuvutse. Hallelujah. Niko bapagane dusuhuza. Tugomba gusohokanya n'abakristo. Ni nziza. Mudutera inkunga rero dukore video. Yodiye na video. Dukore video. Gihugu twagakora n'urukikore. Ikinimba. Igenza. Ndayitera ibaba. Nzagukurikira mu cyiza kuko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Nzagukurikira mu cyiza kuko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Kuko nagukoreye gakome n'isoni kandi
umushyushya ganga w'igishyimbo ndi umusore kuva mu gihe cy'ijya hari bane Imana ishimwe komora amashyi ntacyo bitwaye nimushaka iteka ntigishoboka nimumwambaze hakiri bugufi umunyabyaha nareka igisombi ukiranirwa nawe areka inzobira ukiranirwa nawe areka inzobira umusore wakwiringiye mana we ubureke umusore wakwiringiye ubureke umugirira neza namukobwa wakwiringiye ingabo ubureke umugirira neza tugeze mu kanya keza ko gutura gadi tugeze mu kanya keza ko gutura ibyo twakora byose ariko no gusenga ni ijambo. Yesu ni namba wani. Haleluya. Yesu ni namba wani. Imana ibahumugisha rero sasa. Reka twakire vokalista
nawe atugezeho igihangano cye. Murakoze cyane. Amashyi cyane menshi kuri vokalista. Nuko byo barafatira ariko birasaba ko tutavuga cyane kubera ko bitari ntabwo ntabwo njya mbibasha turirimba sibyo Ushyiraho akabikora Shakunigisha niko nanitenda mubaisha nasanze ari byo banga byo kugendera imbere nawe nkoresha ibyo ushaka gusa numva umunezero Yesu nabasha kubona kureba ndakureba urimo kuyoba ijambo ryawe n'umutima wawe namwe bakunda nawe murinzi ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wasanze uko niko wakunze umuntu banisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yawe Yesu we umeze se Ntiwuzurema ndabona komeza Binuzire munonga tariki ya mbere nagire yari imoze tariki ya mbere z'ukwa munani nibwo wabwiye akazina kawe kukubura umwanya muto ni nko gusogongera ku rupfu umunezero maze biramekeza uri ikifuzo cy'umutima gikomeye nacyaje mu kwibagirwa nkunda najyaga numva wahindutse waho wagiye wahiriwe bafite amafaranga ariko nta mutima kuva kera imbuto cyane mana yagiye ko urukundo niruca n'umubana zamubera namusimbura Yes. Ntabwo icometse ntabwo bijyamo biraza gukura si byose kaze bazanire